Ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire, nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba agiye kubikora nawe bikugendekere gutyo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba warasize support yawe ya subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyere Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, haba mu buzima busanzwe, muri politiki, muri showbiz ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Ni kuri uno munsi rero twanyarukiye mu makuru ari kuvugwa muri guverinoma, bitewe n'uko bari kugenda batangaza ibigiye gukorwa muri ino manda y'imyaka 5 ya His Excellency Paul Kagame yatorewe n'abanyarwanda ku ijanisha riri hejuru kurenza abandi bose bari bahanganye. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twagarukaho, bitewe n'uko uyu Perezida Paul Kagame yarahiririye abanyarwanda yuko azakomeza kubateza imbere ndetse no kubasigasira kugira ngo ubuzima bwabo bukomeze kuba bwagenda neza. Ibyo ngibyo byo ni ibintu afite igihamya, ntawe utabizi kuko biba byivugira. Murabizi yuko mu Rwanda imihanda yubatswe neza, amavuriro, amashuri, uburezi kuri bose, ndetse yewe tutibagiwe nazagira inka munyarwanda ndetse no guhanga imirimo igiye itandukanye, kuko rwose mu Rwanda ari igihugu rwose kimaze kugaragaza iterambere kurenza uko ryegeze kurigira mu gihe cy'abandi baperezida, kuko ubukungu bw'abanyarwanda bwa kera bwari bushingiye ku buhinzi ndetse n'ubworozi cyane cyane, ariko haje n'izindi kariyeri zigiye zitandukanye, ndetse n'ubuhinzi bwongerwamo ubwenge n'imari ndetse n'uburezi, ari byo dushingiyeho, umusaruro uriyongera. Ibyo byose akaba ari byo abantu bakomeje kugenda bibaza ati se gavumenti y'u Rwanda irimo irateganya iki ku kijyanye n'ubushomeri buri mu rubyiruko? Ibyo byose nibyo guverineri ndetse n'abadepite ndetse n'ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu RGB yabashije kuba yatangaza. Bavuze yuko leta y'u Rwanda igiye kugerageza igahanga imirimo igiye itandukanye idashingiye ku bworozi ndetse n'ubuhinzi, bijyanye n'uko urubyiruko rwinshi rugomba kuba rwabona imirimo. Muri iyo mirimo hagiye harimo ibigiye bitandukanye, harimo guhanga inganda zigiye zitandukanye zikora ibintu byinshi bitandukanye, bikoreshwa mu buryo bwo kuzana income nyinshi mu gihugu, ndetse no kuba bakongera kuba bagabanya imisoro itangwa n'abikorera, kugira ngo bizinesi zimwe na zimwe zihabwe amahirwe yo kuba zatangira, bitewe n'uko urubyiruko rwagaragaje yuko ibijyanye n'imisoro iri mu Rwanda ihanitse, ariyo mpamvu badatekereza kuba batangira kandi nta gishoro gifatika baba bafite. Ibyo byose nibyo guverineri yabashije kuba yavuga, ndetse na minisitiri w'intebe. Mu itangazamakuru bagaragaje yuko imirimo igiye guhangwa izaba ifitiye abanyagihugu akamaro ndetse n'abanyamahanga, bitewe n'uko igihugu cy'u Rwanda cyakira buri umwe uwo ari we wese uje ukigana. Imihanda bijyanye n'ibikorwa remezo bazakomeza kongera, ndetse yewe bavuga yuko n'ibijyanye n'ibyo kwambukiranya imipaka barateganya yuko nibagira amahirwe ibihugu by'ibibanyi bafitanye amaporoje agiye atandukanye, harimo na za gari ya moshi ndetse n'ikibuga cy'indege cy'i Bugesera nigitangira, gishobora kuzatanga imirimo ku banyarwanda benshi bagiye batandukanye. Bituma abantu benshi bakomeza kugenda bakompaya u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo muri East Africa, bavuga yuko u Rwanda rukomeje gukataza mu bikorwa remezo ndetse no kuba rushaka kwiteza imbere kurenza ibindi bihugu byose byo muri East Africa. Gusa abakomeza kugenda barwanya perezida cyangwa se guverinoma iyobowe na His Excellency Paul Kagame, ubo ntabwo ariko babibona, gusa uje mu Rwanda we ntabwo ahakana ibyo abasha kuba yakibonera n'amaso yiwe. Ngayo nguko rero, icyo nagusaba wowe ni ukubasha gukora subscribe ugakanda na comment ibyo ari byo byose, ubundi noneho tukazajya twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye.